Trezor urumva ku buryo bagiye kumusubiza igikondo ariko ikintu gitangaje mu nkuru ya Trezor mureba ahangaha yari sans papier ariko ubu tuvugana urumva ubu turi kuvugana Trezor asize ariko reka nkubaze ibi bintu muri kubyumva mwebwe Trezor abanyarwanda nukubera iki badakoresha kapote ariko mwiseka bigenda gute kugira ngo ntibakoreshe kondomu ubundi Trezor yatera inda nyirakuru w'aba bana yahiteye umukobwa w'umwirabura wo mu Black America yatera inda nyirakuru w'aba bana ibintu bikava mu nzira uravuze ngo abana na nyina wabo ntacyo bitwaye ariko yiteranye akuru umwana mubi ahubwo niyafatira kuri se w'abana ubu ngiye ndi kureba ahantu ubundi se w'aba bana ahantu ahagaze ise w'abana atekereza Trezor mu nda akamurya papa ibaze yarongoye nyina bro na nyirakuru wapi yarongoye nyina w'uyu mugabo arangije arya umugore we arangije arya n'abana be nagahinda ariko i Kigali irimo abajere papa umva ngo where is the cream? Are you kidding me? You asking where is the cream? Urumva nta sono ufite. Where is the cream? Uri muzima. Yibaba wikami uraho. Sande uraho. Abantu barihe. Hari nk'abantu bazamuka no nkibaza cyatumye muzamuka mu manuke mwakicwa n'uburoromo. Ubundi hari abantu batagomba kuba kuri pana. No sense. Jado zamuka. Kamika muntu. So urumva nukuvuga ngo Trezor ubu ndi kubabwira inkuru y'uyu mukobwa arongoye abana bro uyu mukobwa muramuzi uyu mukobwa n'inzara y'ifoto ye muzakubitwa n'inkuba yitabiriye Miss Rwanda bro uyu mukobwa uzi ko state 30 muri 50 zigize Amerika consent limit y'imyaka ari 16 umukobwa ashobora kutagira iki cyaba cyetse nagambanirwa niyo family ikiza hari ikintu tumva biterwa na state arimo kuko state 30 zemerera gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka 16 turaza kubireba none ikintu kibabaje uyu mukobwa ururwana rw'imyaka 16 rwamuteye none bari gusaba ko ndaje reka nze niparika ndagwa screenshot birebe barasaba ko ngo uyu mukobwa afungwa ariko intanga z'umwana wabazimukuyemo amazungu n'abagome n'abarasiste badanje baravuga ati uwo mwana agomba kuvanwamo murebe amastate akura mw'abana na yahe yemera abortion ahubwo ishobora nta mucamanza wategeka abortion ibyo byo nibitaba bivuze ngo uyu mwana azajyana umwana w'umuzungu namujyana muri gereza azamujyanamo ariko ahubwo wavuga ngo iyo state yararimo ni yihe kuko zimwe muri state zigera kuri 30 wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina ufite imyaka 16 ibyo bita consent age ndaje mu kandi ndakohereza dossier y'isoro ibintu rero birakaze Trezor abaye Trezor inkuru ye wayimenyeyo umwana w'igikondo aka gahungu nakabonye ngo kazengurutse umuryango bro Trezor ngo bazamana ryari nani Jado ibyo se barabimanurira yo arafunguwe bagiye ibyo byabaye nka se muhungu nukuvuga agiye kumanuka kuba yakoze ibyaha se barabiravuga ko mu deportinga ya nta byangombwa yari afite kugenduka isekuru cyose niba nta byangombwa byo niyitaye nibwo tubikiri kuri permanent permis de travail harangiza ugashyuka ukazana ukamuriza ukawuzamura muri bazima ahubwo baranashoboye abandi muri no minsi n'ufite uwe ntacyo akimumarira kubera impapuro n'uyu mugabo uriho ubwoba bwarabishe barakonje uyu warazenguruka famiye yose nukuri kw'Imana sande rye babimbwiye ndumirwa je nabonye uyu mwana we ni igitangaza ntabwo ari we wenyine we ni ukuvuga kwa kundi uragwa kundi abantu birirwa bashaka ibyangombwa ari gatuye sakana gahungu bro type yavuze ati ndababaga gasupa yiguhe neza
inkuru ya Trezor uyihabwe na Gasuku Amahoro. none se uwo mugabo barongoreye umugore bakarongora nyina bakarongora abana be we yabaga areba Trezor agatitira papa. Trezor yari yamuziritse ngo Trezor ateye umugabo ihungabana. Uwo mugabo ngo iyo ugiye kumukangura ngo yango dire Trezor. Kurongora wowe uri kwibaza kurongora umwana abana babiri bavukana urumva ukumva it's not enough ukarya nyina ukumva ntabwo biryoshye ntabwo biri kuvamo ukarya nyirakuru w'abana bro bo nta mada yabasigiye Ariko ntawe ahubwo yateye black American urumva ariko inkuru ya Trezor we izaryoha igeze i Kigali ari gutanga ubuhamya kuko ngo bagomba amakuru yakuye ko azamumanurira sinzi umuntu abyumva nyavango bazamanurira uwo mujama rega ndamuzi man mu w'igikondo nyenyeri ejo nibwo bazamumanura mana yanjye ni hatari gusa ni hatari bintu birakazi ibya Trezor kambe mukuyemo inkuru yaciye ibintu mwamenye ko bafashe abantu bakabajyana ku mazi kujya kwerekana umukwe baramwerekanye rero officiel Yesu bro reka babwize ukuri banyarwandakazi mushaka amafaranga niba nta mafaranga tuzugume hamwe uri kurungurwe n'imbwa bakobwa kuba ufite igitsina n'igishoro Imana yaguhaye gikoreshe mu nyungu zawe bwite kigutunge niba ufite igitsina ukaba ufite amahirwe barateye neza ariko niba udateye neza wagenda ukajya kwibagisha bakakubaga bakagusenya bakongera bakakubaka nkuko babikoreye abakobwa muri kureba hano iki ni igikorano cy'umuntu kandi uyu muko yatangiye ari igihuha none bibaye byo iki ni igihangano cy'umuntu ntimutekereze ko nawe ubwiza niyo waba uri umuhungu wagenda bakagukora urumva nzanira nimero ni mufite ifoto ya Lionel wiyise riri kamwe karirimbaga bikakananira se oya ntabwo uzi umujene wabaga muri Canada iwabo bakamuca akajya muri Amerika akagenda bakamubaga bakamushyiraho n'amabere namwe yitwaga Lionel nawe nzi ariko nawe gamubona acara bigeze no kutwara na video yasohotse bari kumusambanya umwobaye umukobwa bawe baba barongora mu kibuno bukicwa n'ubagashi ikintu cyitwa Nyarugenge cyabaye video ndabarahiye hari abantu birata video ngo asigaye ahostinga he Jessica ahostinga he zamukubwire ariko ninde ufite amayiko dore nk'uyu nguyu bamwita nkaura ubujyaje manuka abantu 20 urahagije Serine tumuka hari nk'abantu bari hano hejuru badafite ikintu bashobora kumara mu kiganiro dufite ese kamwe ko wagiye utansuhuje cyakugendekeye gite none mwaje ngo muceceke ndabamanura girl uri mu kazi mutapinge tapping a screen nicaresha iyi nkuru nyibarangure nicaye ntuje yandi magambo ndatimaza
n'akavideo ukuntu bigaragara, urumva turakumva n'akavideo bigaragara umuhungu mu clip turi mu rukiko, umuhungu yakururaga umukobwa, urimo kunyumva, yakuruye umukobwa, bigaragara yego, bigaragara kurura umukobwa, urimo kumva, bigaragara akurura umukobwa, ariko umukobwa nawe aragenda, urumva, umuhungu aramurya. byaje kuba bibi rero gute, urukumva, umukobwa yakoze ubugoryi, bishoboka ko wenda byari kuba issue bakamwirukana, ariko noneho yamuririye aho papa kinyama. ubu mukobwa yenda kubyara umwana w'abakire, umukobwa waziwe yamuteze umutego, ariko erere yabayeho yari kuba ari shuwa diru, urukumva, abazungu n'abarasiste babi. Umukobwa ubu turi kuvugana aratwite, urumva, urwana rw'imyaka 16 rwamuteye inda, urimo kunyumva, ubu turi kuvugana umwana agiye kuvuga ku muntu, nuvuga ngo umukobwa bivuga ko yarepinze umuhungu. So niba tuza kubyita gute, niba tuvuga ngo niba uyingo z'abikinyenda rukitwa gute, abazungu bari mu rukiko bagasaba ko umwana wabo yarasambanyijwe, kandi ntabwo yasambanyijwe, niko rwafashe umukobwa, niko rwashyize umukobwa ku gahato, nta mukire wasambanye umukire, ariko n'umwana ni umwana, uwo mutipe urumva ko ari umwana, baramufata nk'umwana, ariko afite imyaka 16, ni mukuru yo kakubona mu rugo. Umwana w'umuzungu wariye neza imyaka 16, ni mukuru. So ubu turi kuvugana bro, wibaze ko bari gusaba ko umukobwa akuramo inda y'amezi 5 yarangiza agafungwa. naye ndumva ariko biri bugende. No, niko bimeze. Uyu mukobwa, abantu famiye muze kwihangana, amakuru imba nagiye nkayacukumbura, ni ibintu biri mu rukiko, ntegereje araburaho iminsi 3 kugira ngo urukiko rushire file on public. Hari ukuntu ajya bikora bakabishyira kuri website ziri public, ndahita nyishyira hanze, mwihangane. Wa mwana we ni umwana wo ku Gishushu, urukumva, ntabwo ari ku Gishushu, ari utavuye ku Gishushu, ni hehe, atari Nyarutarama, Kinyinya, ni umwana wa Kinyinya, ni umwana wa Kinyinya, ni umwana witabira Miss Rwanda, ajya mu ntara y'Iburengerazuba. So nguko uko imeze. I'm coming with the breaking news. Ariko umukobwa agomba kumanza yafungurwa bakazamudipotinga. Ariko ikintu gitangaje nani nkurirangariye bro, video ndaza kwishyira hanze, ariko ntabwo nayishyira hanze kandi iriho logo y'urukiko. Urukiko babanza babipubliya bikagera hanze, niyo mara kuyipubliya ndakubita byose hanze, boro zose ndazikubita hanze, muze kwihangana. So niyo story ihari, nabwo ko ariyo nkuru igiye guca ibintu mu murwa ubu turi kuvugana. Abashaka amazina mwaje muri groupe ya Kasamutwe byo nabishyiramo, kuko ntabwo biri on public kuri WhatsApp, yo nayishyiraho. Icyo nari bikwiye no kwishyira on public. So uyu mukobwa rero we nababwira ko ntabwo afite ingingo nini murengera. First of all, yarenze ku mategeko y'akazi, arongorana n'umwana wo mu bakire, urumva, mu yandi ndikumvikana. Yego, mu yandi magambo, uyu mukobwa niyo kino gihugu cyaba cyaramufashe ku ngufu, byamuha agaciro kuko kitujuje imyaka y'ubukure, imyaka 16. icyaha kiramuhama nyine, urukumva. So ngayo nguko none girl, iyo bigenze gutya wowe ubimenyereye, ndumva ubimenyereye wowe ukora muri ibi bintu, iyo ubreakinze nk'iki cyakemutse kibaye hari abahana bati nkuko nyine baragufunga, barenze bakahita bagusiba muri iyo kampani, ntuzongere kubona n'akazi ahantu hariho hose. uyu nguyu utarabona ibyangombwa, ubwo rero nyine nta kazi azongera kubona.